Ibihe byiza bakunzi ba Dr Shangazi, nongeye kubifuriza ibihe byiza aho muri hose, Uwiteka akomeze abarindire impagarike. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi twese twishimiye ko twaramutse amahoro, abandi biriwe amahoro, aho muri hose impande n'impande zitandukanye. Uyu munsi rero nta gahunda mfite yo kubicisha amatsiko. Bazaniye inkuru iryoshye, inkuru idasanzwe, cyane cyane ku bakobwa. Aba bakobwa bakunda ibintu bitandukanye, aba bakobwa bakeneye ibitandukanye, nawe ubwawe utera akabariro, ngwino tuganire. Ngwino tuganire ku bintu bitandukanye uyu munsi wa none byatuma wowe ubwawe n'urugo rwawe rukomera. Pozisiyo 5 wakoresha umugore wawe akarangiza neza mu gihe cyo gutera akabariro. Izi ni pozisiyo abantu benshi tuzi ariko tudakoresha uko zikorwa. Kora subscribe rero ubundi utere agatebe twiganirire. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, siga igitekerezo cyawe cy'icyo wifuza ko tuganiraho, ubundi tujye twiganira hano kuri Dr Shangazi. Mu gihe hirya no hino imiryango imwe n'imwe igenda itandukana ahanini bitewe n'uburyo umugore cyangwa umugabo atanyurwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina bitewe akenshi n'ubumenyi buke, hari uburyo butanu bushobora gufasha abagiye gukora icyo gikorwa ku buryo bwimbitse bigatuma nta n'umwe uca undi inyuma. Tuza ubundi ukore subscribe twiganirire. Nizere ko mwamaze gutera agatebe tugiye kuganira noneho byimbitse. Bagore namwe bagabo munsi twige uko zubakwa. Uburyo bwo kugarama. Ubu ni uburyo bwa mbere dukunda gukoresha ariko kenshi ntitumenye ngo bukoreshwa gute. Ubu ni uburyo bukoreshwa mu gihe umugore yumva afite ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina yabyiteguye, aho aba aryamye agaramye agatandukanya amaguru, bityo umugabo akinjira mu maguru. Gusa biba byiza umugore yifashishije umusego akawushyira ahagana munsi y'amatako, igikorwa kikagenda neza. Ibi bikunda kenshi kuba cya gihe umugabo aba ari munini cyangwa se umugore ari we munini. Biba ari byiza ko ahangaha mwakifashisha umusego kugira ngo uyu mugore arangize vuba kandi arangize mwembi mwishimye mugikeneranye. Uburyo bwo guturuka inyuma, k'inyuma wa muntu yavuze. Iki ni igihe umugabo ashinga amavi, umugore nawe agapfukama, amaboko afashe hasi ariko berekeje umujyo umwe. Umujyo umwe sinzi niba mu cyumvisho kinyarwanda. Ni nko kuvuga ngo bari ku gikorwa kimwe, ibitekerezo byabo biri ahantu hamwe, bombi batekerereza ikintu kimwe. Gusa umugabo agomba kuba amufashe mu mayunguyungu, mu matako nyine. Ubu buryo butuma igitsina gabo kirushaho kubona umwanya usesuye, bityo bigafasha umugore kurangiza neza mu gihe habayeho kwirekura. Ariko mwumvishwe inkuru isa nk'isubitswemo, habayeho kwirekura. Niba ubikora utirekuye ntabwo uzumva uburyohe bw'ibi bintu. Niba ukora imibonano utishimiye uwo muyikorana ntabwo uzumva biryoshye. Uburyo bwa gatatu buragira buti: uburyo bwo guturuka, uburyo bwo kwibamba. Kwibamba sinzi niba muri buze kumenya ibyo ari byo, ariko muri Abanyarwanda mwese murumva icyo mvuga. Ubu buryo bwo kwibamba ni igihe umugore aryama hejuru y'umugabo, ibihimba bigahura ku buryo buri wese ashobora kuyobora icyo gikorwa cy'akabariro igihe yumva atanyuzwe na mugenzi we. Ubu buryo bukundwa n'abagore kuko bituma babasha kugera ku ndunduro y'ibyishimo mu gihe babishakiye. Aho umugore wabishatse ntabwo wamubuza kuko arahaguruka akakwiyicariraho, umugani wa za mvugo. Ariko icyo tuba dushaka ni uko mwembi murangiriza rimwe mukishimirana. Iyo uyu mugore yafashe umwanya wo kwigira hejuru, umugabo nawe araryoherwa kandi akaryoherwa atarushye atananiwe, bigatuma mwembi igikorwa mugikorana munezerewe. Uburyo bumeze nk'ikiraro. Ubu ni uburyo butandukanye burimo ingingo nyinshi. Ubu buryo bukorwa igihe umugabo aba apfukamye yerekeje hagati y'amaguru y'umugore, amaboko yayateruje mu mayunguyungu y'umugore ku buryo adashobora gukora hasi. Ibyo ariko bisaba ubwitonzi ku bagabo bafite ibitsina birebire kuko bishobora kwangiza imwe mu myanya myibarukiro y'umugore. Aha ni koko uba uryamye
cyangwa se umugore agaramye ugafata nk'amaguru ye ukayashyira nko ku rutugu. Ibi ngibi ku bagabo bamwe na bamwe ntabwo ari byiza, bamwe bafite ibitsina birebire, ku badamu hari igihe nyine byangiza imyanya myibarukiro, ariko nanone birafasha kuri ba bagabo bafite ibitsina bigufi kuko umugore bituma igenda ikagerayo neza ku buryo we aba yumva ariho akeneye ko uwo mugabo yageze. Bagore namwe bagabo rero twibanira hano kuri Dr. Shangazi, nyemerera ukore subscribe ubundi unyandikire igitekerezo cyawe kuko ejo ni wowe nzaganira nawe, ejo ni mugenzi wawe tuzaganira, tubwire ngo njyewe byarakunze bigeze aha cyangwa se byaranze nkoresha izihe strategy. Birashoboka ko waba n'umujyanama kuri bagenzi bawe. Ubushakashatsi bwakozwe bwemeza ko ubu buryo bwavuzwe haruguru butareba umugore gusa cyangwa umugabo, ahubwo keretse umwe yiyumvisemo cyane pozisiyo imwe kurusha mugenzi we, kandi ngo ni ngombwa ko mu gutera akabariro ku babifitiye uburenganzira bagomba kujya babiganiraho mbere y'uko bajya kwinjira muri icyo gikorwa. Ese mwebwe mubanza kuganira cyangwa muraza nka kwa kundi umuntu ngo aba agomba kubikora nk'inshingano? Hari abagabo baza ntabwo kubanza gutegura, nta kuganira, n'umunaniro wose yiriranywe mu kazi, ntarajya muri dushe, ntarajya ku meza, ukumva abwiye umugore ngo ndagukeneye. Ntabwo icyo gihe umudamu abikora yishimye, ntabwo aba yishimiye ko abigiyemo, ahubwo abikora nyine nk'inshingano. Iyo uzi ko ari inshingano ntabwo bigenda neza pe. Fata umugabo wawe nawe ufate umugore wawe nk'abantu bahuye uwo munsi, ari ubwa mbere, bizabafasha kumva ko buri umwe aba akumbuye undi, buri umwe aba afitiye amatsiko undi, mujye muhora mwumva ko mwahuye bwa mbere, mubikeneye bwa mbere. Uru rugo rwanyu ni mwebwe mugomba kurwubaka rugakomera, ni mwebwe mufite impamvu zirenga 500 zo kumva ko rwakomera. Ni mwebwe mugomba kubyuka mu gitondo mukabanza mukaganira, mugatera akabariro, mwabanje kuganira, buri umwe yarebye mu maso. Uwo ushobora gusanga muri bamwe batera akabariro bajimije amatara cyangwa se umwe atareba undi, oya pe. Ibi ni ibintu muba mugomba kwitwararika mukabikora mubikunze mwebwe ubwanyu, kuko urukundo rwanyu nta muntu uhari wo kurwinjiramo, ni mwebwe bo kurubagarira rugakomera. Ese nimutarukomeza murumva ari nde uzarukomeza? Nyandikira umbwire uti njyewe iwanjye harapfa iki ngiki, tugira inama bigende gutya, cyangwa se umbwire ngo tubwire ngo bikorwa gute, turakora gute. Umbwire ikibazo, ushare igihe ikibazo kiba ari icy'umwe muri mwe. Ese kiba ari icy'umwe muri mwe, undi amufasha iki? Niyo mpamvu habaho kwitwa ko umwe ari umufasha wundi. Ntabwo umufasha ari umugore cyangwa ari umugabo, buri umwe ni umufasha. Buri umwe muri mwebwe afite izina ryo kwitwa umufasha. Ntabwo ari ukuvuga ngo njyewe ndifata mbumufasha, oya, mwembi muri abafasha, mugomba gufashanya kuko uru rukundo rwanyu ni rwiza cyane. Iyo uyu mugabo yabonye ibintu byose, akaba yabonye ifunguro ryiza, wa mugore ujye wibuka kurenzaho umuneke, kuko uyu muneke ugira impamvu nyinshi zo gutuma arangiza neza kandi akarangiriza ku gihe, amasohoro akomeye y'umumaro. Ari abagabo batazi ko imirire myiza cyangwa bimwe mu biryo barya ari byo bituma asohora neza kandi akagira amasohoro y'umumaro. Zimwe mu ndyo rero zituma twebwe ubwacu tubura umusaruro nizo tegurirwa mu rugo iwacu. Mu rugo iwacu niho hantu wakabaye utegurira imirire myiza, ukagira akadeseri karengaho. Cyane cyane mwe badamu ndabizi bakunda inyama ngo z'imvange, oya pe. Uyu mugabo amushakira inyama y'iroti, niba uzi ko agira ikibazo cyo kurangiza vuba, mujye umushakira inyama z'iroti, umuneke, nabyo ndaza kubibakorera mu kiganiro kiri imbere. Nimugubwe neza rero bakunzi ba Dr. Shangazi, aho muri hose mwumve ko mbikundira kandi mbazirikana. Uwiteka abaho umugisha, tuze gusubira mu masaha ari imbere, mwamaze kumbwira igitekerezo cyanyu n'ukuntu mwifuza ko twaganira n'ibyo twaganiraho. Ubundi mwibuke gusiga mukoze subscribe hano, tujye twibanira. Ibuka gukora ku kazogera kuko niko gatuma umenya amakuru y'ibigezweho.
Imana ibandindire rero ndabakunda cyane naho ku mwanya ukurikira.